yibaza ari mwana ntacyo uri umwana mwiza rwose egera nguha amazi ntabwo ari amazi waje kure naje gutora amazi oya ntabwo mbishaka ntabwo uri buncikire ntabwo mbishaka je ntabwo uzi ko ndi pastor oya ubupasitoro bwa mami ni njyewe uvuye mbwira amasaha y'umukobwa uvuye he mvuye kwiga njyewe nakiye agakiza ariko mwirirwa munesha umutwe uvuye kwiga ibyo byo kwiga wabireka ariko ukajya utaha kare uvuye he hirijoro mvuye kwiga mama mvuye kwiga kwa Kariza bakariza ko najya mbabona baza hano ariko buri munsi nesha umutwe mwiga kuki utabinsabye nagiye gusenga nzi ngo turajyana gusenga sinigeze mubona ku rusengero aho mviriyeyo ndavuga ati ubungubu isata yarangiye wakoze iki witeguye ibyo guteka wabitetse ibintu byose abye nadeba wagenda nta kimwe gihari n'ukuri ntabwo nzongera nzajya nza kare ariko nubwo ndi kuvuga ngo turyame mutoni mwana wanjye nubwo ndi kuvuga ngo turyame isiko naza agasanga n'amazi ari tutatetse aratumaramo umwuka ahubwo yafata kino kijerekani uzamuka ruguru iriya kwa Fusi ugenda gusaba y'amazi uzane duteke kuko isiko ntabwo ndamukira genda bariyo wasanga baryamye ukomanga baragukingura genda nyine nakundi banyenyawe ndekureraye banyenyawe wingira akazi ugeze kwa kugenda akagwa kararyoha kunde yanjye icara hano muze kunde yanjye icara neza gutya kunde sheri ariko kare karyoshye muze akagwa buri mwana byanyu byiza sha narakubwiye ngo muzarye ibyanyu kunde yanjye yambe kunde yanjye karamera ntabwo muraho neza mukomere bagiye mvuga mugiye gusenga mwinkorange ntabwo nkora n'abantu b'inzoga gusa n'abandi kuri umugabo wanjye bamumwesheje inzoga umugabo usenga umugabo mukuru w'itorero oya mwinkora umwanyweye inzoga bwije umutwe mbega inzoga ngose hari ahantu madamu we yagiyemo kanyawe mbega inzoga mbega kunywa inzoga udasanzwe uzimenyereye we mwiga w'inzoga ntabwo byoroshye fuso yaranywereye amafaranga yose twayanywereye hari inyama niba umugore yitahiye yahukanye se toni wanjye se we ntarava ku ishuri turanishize utwemeze nabi ndumva icyaka aribwo cyaje ukajya numva ngo umuti wazo ngo ni ukongeramo izindi shaka mbere agakote ese kugasanira n'ubundi nongera sobe nta munsi warwo n'ubundi abapasitoro baranywa n'ababishopu nabo n'abahanzi bakomeye bagiye batwigisha iby'agakiza bakaturirimbira baranywa zazinywa nta kundi uretse ko bagiye badutegura igayire kadara agakote ishaje ngo bimubuze nta kundi Barangica, Yiriwe abaha. Yiriwe. Ninde usuhuza sha? Njyewe. Karenda kureba ataniga amazi namwa. Bimeze biki gikoko? Mpobera sha mpobera mwana wawe. N'umuco oya yicara hano ubwire ikibazo ufite ngo ikibazo ni iki ufite yicara aho ubwire harya ukora kwa Fuso nukora nyoko buja ntabwo araza sha hajyaza weekend ntabwo araza amakuru ya Fuso sha yaramusa ameze neza inzoga zamwishyira nubwo ari gushobora kuva mu nawe yari mu bujise kandi numvaga ngo ngarazishoboye sha
aha zamuzaritse nyine ntabwo ari kubasha ariko uri keza urakana keza ubwo narenje kureba Tony ngama amazi namugurije umukobwa Tony ntabwo arafa ku ishuri Tony narafa ku ishuri ndagira nawe wari sinzi yo bagiye ariko ntacyo nayaguha amazi amazi arahari amazi nta kibazo yibaza arahari mwana ntacyo uri umwana mwiza rwose ntacyo egera hano nguhe amazi mwana amazi ntabwo ari amazi waje kure naje gutora amazi oya ntabwo mbishaka ntabwo uri buncikire ntabwo mbishaka je ntabwo uzi ko ndi pastor ubu pastor bwa reba ukoze n'ambaye reba ukuri gusa ngiye se ndakaza agatsimba na nyagasani ibi ngibi kudakizwa bitangiye kujya bikoresha mwa ariko gomba gusoma utazabimbwa reka nyinga neze agasani ariko kandere n'agakoni kaze mfafunge nabo baraza kumbwira iyo bari bagika ubushize bari bagingiranye nabo baraza kumbwira aho bari bagiye saa 12 n'igice ntago zigeze aka kana ko kagiye anegera gasantere nje gusoma akantu bakende zanjyarikiye n'abahanzi bakomeye batwigishije Imana si bateye amadari bagiye Iumeka sinzahungabanywa n'ibigwigwiswa avugwa yuko ejo hanje atari heza hashingiwe ku biri kumbaho Zoronge Ibaya.